ndihanganisha abagore n'abana bakora ibyamfura mbi muri iminsi 100 y'imiborogo. Uyu munsi rero tariki ya 11 Mata ni umunsi waranzwe n'ubwicanyi, ubugome n'agashinyaguro birenze urugero, cyane cyane kuri uyu musozi turiho wa Nyanza. Ni umunsi nk'uko twabisobanuriwe mu rugendo rw'umusaraba twakoze wo abatutsi bakoze kuva kuri leta ya Kicukiro, aho abagombaga kwicwa bashinyaguriwe bakagenda bicwa mu nzira, hanyuma bageze hano baterwamo za grenade baricwa n'izindi ntwaro, ari nako bashinyagurirwa. Uyu munsi rero ni umunsi ukomeye tugomba gukomeza kwibuka, tukanibuka kandi yuko nubwo jenoside yakorewe abatutsi ari jenoside yabaye mu Rwanda, igakorwa n'abanyarwanda, igakorerwa abandi banyarwanda, umuryango mpuzamahanga uyifitemo uruhare ruremereye, kubera ko nk'uko byasobanuriwe abatutsi bahungiye muri Eto bahungiye kubera ko hari ingabo z'umuryango w'abibumbye, cyane cyane kontenja y'Ababiligi, kugira ngo barokoke babashe guhabwa protection, kuko jenoside yari yatangiye mu gihugu hose. Ariko nk'uko byumvikanye abo basirikare b'Ababiligi, iyo kontenja yabo yari yobowe na Colonel Luc Marshal. Iyo kontenja y'Ababiligi yataye abatutsi iragenda, ariko uko byakozwe ngira ngo rimwe na rimwe mu mvugo tujya tubyoroshya, kuko kuvuga ko izo ngabo zatereranye abatutsi cyangwa zitatabaye tuba tubivuga ku buryo bworoheje, kubera ko igihe izo ngabo zahawe amategeko yo kuva muri Eto zikazinga imizigo zigatwara n'imbwa zabo, icyo gihe nk'uko byavuzwe interahamwe n'abandi bicanyi bari ku marembo ya Eto bazunguza imihoro. Umusirikare wese w'umwuga ubona iyo situation yarangiza akagenda asigiye abo basivile abicanyi bafite imihoro n'izindi ntwaro, ntabwo ari ugutererana abasivile cyangwa gutererana abatutsi gusa, ahubwo ni ukubashyikiriza abicanyi. Ibyo niko byagenze, tugomba kubivuga uko biri, kuko nta gushidikanya kwari guhari mu mutwe wabo icyari gukurikira, kandi cyari gukurikira nicyo cyakurikiye. Uyu munsi kandi ni n'umwanya wo kwibuka uruhare rw'umuryango mpuzamahanga, cyane cyane ibihugu by'ibihangange mu mateka ya jenoside yakorewe abatutsi, kuko ntabwo uruhare rwabo rugarukira ku byabaye hano Nyanza ya Kicukiro, ahubwo mu mateka yose ya jenoside, mu byiciro byose by'ayo mateka usangamo akaboko k'ibyo bihugu by'amahanga. Uhereye ku gihe cy'ubukoroni, aho ingengabitekerezo ya jenoside yatangiye, mu gihe cyo gutegura jenoside cyane cyane muri za 1994, muri jenoside nyirizina, ndetse na nyuma yaho. Ubundi hari umunyabwenge wakoze ubushakashatsi kuri jenoside witwa Gregory Stanton wavuze ko jenoside igirwa n'ibice 10.
ibyo bice kandi bigaragarira mu mateka ya jenoside yakorewe abatutsi, kandi muri ibyo bice byose nta na kimwe kivuyemo umuryango mpuzamahanga urimo. Ku gice cya mbere kijyanye n'ubukoloni, urabizi ko baza mu gihugu habanje Abadage, nyuma basimburwa n'Ababiligi, baje basanga ibyiciro by'Abanyarwanda bitandukanye kubera imibereho nuko babayeho, babigira amoko, bazana amoko y'iwabo, mateori y'iwabo i Burayi niyo bazanye, maze batangira gutanya Abanyarwanda, gupima amazuru, gushyiraho indangamuntu, ngira ngo bazitaga ibuku icyo gihe, ziriho amoko, hanyuma bashyiraho gahunda yo gutanya Abanyarwanda mu rwego rwo kugira ngo babayobore, icyo bita mu Gifaransa diviser pour régner. Baraza batangira gushyigikira ubwami, hanyuma nyuma yaho barahindura, baza gushyigikira abaje gushinga Parmehutu. Nyuma ibyakurikireho murabizi, 59 ubwicanyi mu Rwanda hose, abatutsi bari basirwa n'abaturage basanzwe, kuko kubyita revolution sociale ntabwo ari byo, kuko nta nubwo ari ubwami cyangwa se abayoboraga icyo gihe bibasiwe, n'abatutsi bibasiwe kuko abenshi barahunze. Hanyuma n'ubwicanyi burakomeza muri za 1963 kandi icyo gihe n'abo basirikare b'Ababiligi babigizemo uruhare, cyane cyane uwari wahagarariye Colonel Guy Logiste, nawe uri mu bahagarikiye ubwicanyi, ndetse akaba agize n'uruhare bwo kohereza abatutsi mu Bugesera. Ibyo byose byakozwe amahanga arebera. 63 murabyibuka, hariya za Gikongoro habaye icyiswe jenoside icyo gihe, aho abatutsi barenga 35,000 bishwe, bakicwa n'ubutegetsi bw'icyo gihe bwa Kayibanda. Hanyuma ndetse n'ibinyamakuru by'amahanga bikavuga ko ari jenoside ya mbere babonye nyuma ya jenoside yakorewe Abayahudi. Urumva aricyo cyiciro cya mbere cy'amateka ya jenoside yakorewe abatutsi ko umuryango mpuzamahanga ugifitemo uruhare. Hakaba ari icyiciro cya kabiri kijyanye no gutegura jenoside nyirizina, byabaye cyane cyane guhera muri za 1990, naho ngaho amahanga abifitemo uruhare, kubera ko nyuma y'uko urugamba rwo kubohora igihugu rutangiye, ingabo z'Ababiligi n'iz'Abafaransa zoherejwe mu Rwanda, ariko iz'Abafaransa zoherejwe mu Rwanda kugira ngo zitware abaturage b'ibyo bihugu ndetse n'abaturage b'i Burayi muri rusange. Ariko nk'uko mubizi, ingabo z'Abafaransa zarahagumye, zitangira no gutanga imyitozo ku nterahamwe no ku ngabo z'u Rwanda, kandi jenoside yari irimo itegurwa ku buryo bwari buzwi na bose, ndetse na ambasade ubwayo, ambasade y'Ubufaransa nayo ikaba yaratangaga raporo ivuga ko harimo hategurwa ubwicanyi buzakorerwa abatutsi. Icyo ni icyiciro cya kabiri amahanga nayo yagizemo uruhare, kandi naho hari abavuze n'amaperereza yakozwe agaragaza icyaha cyarimo gitegurwa. Muribuka Fédération Internationale des Droits de l'Homme, FIDH, ngira ngo icyo gihe hari Jean Carbonare niwe wakoze iperereza hano mu Rwanda. 1993 yatanze raporo y'uko mu Rwanda abatutsi barimo bicwa kandi ubwicanyi bwo bitegurwa bwo kubarimbura. Ibyo amahanga yari abizi, amahanga afite Loni, amahanga afite akanama k'umutekano, ayo makuru barayabonye, ntacyo bayakozeho.
cyane cyane n'andi makuru yatanzwe noneho n'uwari uhagarariye ingabo za Loni ubwe ariwe General Romeo Dallaire muri Canada watanze i New York fax ku itariki ya 11 Mutarama abwira umuryango w'abibumbye ko hari umutangabuhamya wavuze ko muri Kigali hari ububiko bw'intwaro ziteganywa gukoreshwa mu kwica abatutsi. Yohereje iyo fax yashakaga ko bamuha uburenganzira bwo kujya kuzireba kugira ngo azisenye cyangwa zikureho atwara intwaro, ariko icyo umuryango w'abibumbye wari uhagarariye peacekeeping operation yamubwiye icyo gihe nuko ahubwo ajya kubibwira Perezida Habyarimana, ajya kubwira wari urimo utegura ubwo bwicanyi wari ufite izo ntwaro kumubwira ko babimenye. Icyo gihe rero birumvikana ko ubwo nabo ari ubugwari bw'umuryango w'abibumbye butumvise iyo alert ya General Dallaire, maze icyagombaga kuba kiraba ku itariki ya 7 Mata. Jenoside iratangira mu gihugu cyose. Hanyuma hano nabivuze uruhare rw'ingabo z'Ababiligi, ariko n'uruhare mu muryango w'abibumbye narwo rwarakomeje mu guterana abanyarwanda mu kugambanira abatutsi, kubera ko amakuru yose bari bayafite bayabonaga buri munsi. Za masakre zarimo ziba hirya no hino, ayo makuru barayabonaga, ntacyo babikozeho. Ndetse n'icyo gihe wabonaga nyuma y'uko Ababiligi, ingabo z'Ababiligi 10 zarindwaga wari Minisitiri w'Intebe Agatha Uwiringiyimana biciwe, izo ngabo abasirikare 10 biciwe. Icyo gihe nko mu Bubiligi amakuru batangaga ya jenoside ntabwo ari amakuru yo mu Rwanda cyangwa ubwicanyi burimo bubera mu Rwanda. Nko ku minota 30 yo kuri televiziyo bashyiragamo amakuru ya jenoside, bavugaga amakuru y'amafamiye y'abo basirikare 10, hanyuma ibyo abatutsi barimo bicwa mu Rwanda bakabigendera nk'iminota 3 cyangwa 5 ya nyuma. Ibyo ngibyo niko byari bimeze mu Bubiligi, kuko ndari impare mu Bubiligi niho twarebaga ayo makuru. Hanyuma umuryango w'abibumbye cyane cyane akanama k'umutekano ku itariki ya 21 Mata gafata umwanzuro 912 kafata icyemezo aho kugira ngo gatabare, ako kanama gafata icyemezo cyo kuvana ingabo za minuwari mu Rwanda ziva ku 2548 zigera kuri 2700. Mu gihugu cyitwa u Rwanda imibirogo ni hose, jenoside irimo iraba. Umuryango w'abibumbye washyiriweho kurwanya intambara, kurwanya ubwicanyi nk'ubwo, ariko ibihugu byicaye i New York mu kanama k'umutekano byumvise ko ari ngombwa kuvana n'abasirikare bake bari bahari ngo bagende, kubera ko Ububiligi bwari bwabashyizeho pressure ngo izo ngabo zibe mu Rwanda, kuko Ububiligi nibwo bwari bufite contingent nini muri minuwari. Ibyo rero byabaye agahomamunwa, ariko hari n'ababaye intwari cyane cyane mu kanama k'umutekano. Nibura hari ibihugu 3 n'abambasaderi 3 babaye intwari. Ambasaderi w'igihugu cya New Zealand witwa Colin Keating, ambasaderi Ibrahim Bangari wa Nigeria, ndetse na ambasaderi Karel Kovanda wa Czech Republic. Abo 3
nibo mu kanama k'umutekano batumvaga ibintu ibyo bihugu by'ibihangange birimo bikora, gutererana abatutsi no kwanga gukoresha n'ijambo jenoside, kuko hari igihugu kimwe cyanze gukoresha ijambo jenoside kugira ngo kidasabwa kwentervena mu gihugu. Abo ngabo rero babaye intwari turabashimira, ndetse banahawe n'umudari hano. Ariko hari n'abandi babaye intwari bo muri minuwari. Turashimira kontinje ya Ghana, bo babaye intwari bagerageje gukiza abo bashoboye. Turashimira n'intwari Capitaine Mbaye Diane wo muri Senegal, nawe wenyine wabashije gukiza abatutsi bagera nko ku 1000. Urumva rero ko mu gihe umuryango w'abibumbye, mu gihe ibihugu bifite ububasha byanze gutabara, ahubwo abatari bafite ububasha bungana nabwo aribo bagerageje gukora icyo bashoboye. Nyuma rero yaho umuryango w'abibumbye, akanama k'umutekano kongeye gufata umwanzuro wo gushyiraho Operation Turquoise. Bari bagamije gushyiraho ngo zone humanitaire, ariko nk'uko byagaragajwe na komisiyo Mucyo, iyo zone Turquoise ntabwo yari igamije gukiza abatutsi, ahubwo yari igamije gushyiraho zone abakoraga jenoside bayobora, cyangwa se no kubaha uburyo bwo guhunga. Ibyo ngibyo ubuhamya bwaratanzwe nko mu Bisesero, aho ingabo z'Abafaransa zahageze, ariko bakavuga ko bashaka gutabara, ariko ubwicanyi bwo mu Bisesero bukarinda burangira ntacyo bakoze. Ibyo ngibyo rero bigaragara uruhare rutaziguye rw'umuryango mpuzamahanga. Hari ibihugu bimwe byafashije leta y'abicanyi n'ibindi bitagize icyo bikora. Icyo ni icyiciro cya kabiri. Icyiciro cya gatatu rero cy'amateka ya jenoside ni ugutanga ubutabera no kuyemeza mu muryango mpuzamahanga.